abana be nabo babayiribirara nkawe ibintu nk'ibyo bituma rero abana banje mbarera mu buryo bukomeye nkimara kumenya rero uburyo ngomba gusohoka mu bikomere namenye rimwe ryanje ndagenda nsaba umugabo wanje imbabazi n'abana ndababicaza ndababwira ni mu ngote mwese barango tamaje ku ngote ndababwira ni rero mu byukuri ndabasaba imbabazi kubw'amakosa nabakoreye kubera imbaraga z'ibikomere hari igihe nabyukaga kubera uburakari ikintu mfashe cyose nkamana ushobora kugikubita umwana cyangwa umwana najya kuba nkumva namubwiye nabi nkamubwira nabi kubera ibikomere nararanye kuruhara abantu baba barakomeretse ariko bagakomereka baragiza gukomereka bagakomeretsa n'abana babo n'imiryango yabo igakomereka ndababwira yuko iyo wakomeretse ni ibikomere byawe menya ibikomere byawe wirinde guhutaza abandi yego hari iyo mfite abana bakuru umuntu yahimbye inkuru hano muri uyu murenge ya Reshiti yanjye ahimba ko nafatiwe mu bigori saa 9 ndi gusambanira mu bigori zamanwa ubwo ahantu yibeshye nuko yavuze ngo n'umugabo wanjye yarahari iyo nkuru yaramamaye ndetse mpagarikwa mu itoro muri ADPR mu Butete nahagaritswe imyaka 2 ubwo rero ngewe covid yaraje covid ije numvise ari nk'igisubizo kuri ngewe kuko niba aragapfuka munwa barakambaye abamvugaga n'itorero barakinga insengero ubwo babandi bamvugaga ubwo narahagaritswe nabo barafungirwa oya bibonamo hako kudimana yahagaritse izuba n'ukwezi kubwa Yosuwa iri kurwanira Yosuwa utubare twarafunze n'insengero zirafungwa ariko aho hagati no hagati Imana ifunga izo nsengero yari iri kundwanirira iri kugenda igaragaza ukuri kw'ibyo bintu ibyari byo ubwo covid ikimara kurangira nibwo nabajese mwasaza rukuri ngo mu magarike biri furu cyangwa mwasaza ari ibinyuma ubwo barambora bavuga bati twasanze aramazimwe ariko inkuru yageze yari yarageze kure narataye agaciro ku rwego rukomeye kuko ngo basigaye ngo babita indayo sinzi ukuntu basigaye bazita indangamirwa zazaga mu centre ahantu nkora n'umugabo bakaza gushaka kuntera amabuye mu kazi no mu rugo bakansanga kunuka byari ibintu bikomeye muri uyu murenge wa Cyanika byari ibintu bikomeye byakomerekeje umuti wanjye ku rwego najyaga kwa muganga ndwaye umutwe udasanzwe bakansinziriza abana banje ku ishuri bigaga mu Butete bari bafite ikibazo gikomeye uti inzira enye zo gukira ibikomere intambwe ya mbere wandika uwagukomerekeje kuko ubumuzi warangiza kwandika uwagukomerekeje warangiza ukandika ingaruka ibyo bikomere byakugizeho kuko nta kuntu ushobora gukomereka ibikomere ntibikugireho ingaruka warangiza kwandika umuntu wagukomerekeje ndetse n'ingaruka byakugizeho wewe ubwawe ugafata umwanzuro wo kumubabarira kuko kubigumana muri wowe bigutera ingaruka zikomeye nk'ubu nge byari byaranteye umuvuduko w'amaraso ariko nkimara gufata umwanzuro wo gushaka umuntu wankomerekeje ngiye naragenda mushaka nkimara kwiga isomo ryitwa umutima wa kibyeyi w'Imana neretswe ibikomere byanjye n'igihe nakomeretse n'urwego bigezeho noneho niga kubabarira maje kubabara njya gushaka umuntu wankomerekeje musaba imbabazi ku bw'umutima mu binge nari mufitiye yaje kunshaka ubwo nari ndi mu kigo cya wayiwamu ariho niga kikora hano mu Kidaho ndangije ndamubwira ndakubabariye we asigarana umutima umuciro ubanza aravuga ati umuntu nakomerekeje kuri rwa rwego nkamuharabika kuri rwa rwego gute ashobora kuza kunsaba imbabazi kandi ari nge namukoreye nabi ubwo rero yaje kunsanga mu kigo asaba imbabazi ba missionnaire bari bahari ndetse n'abandi bantu benshi bari baje kudusura i Kigali baje gusura ikigo cyacu ubwo asaba imbabazi imbere y'umugabo ngiye gusobanura umugabo ngo aya magambo bari kuvugana ukumbeshyera nta busobanuro hari ikigeragezo kiba gifite ibimenyetso ikigeragezo kiba gifite ibimenyetso rero ntago nabona uburyo nagisobanura ni nkuko Dawidi umugore w'umwami yamwifuje agasigarana ikizibiti cy'ishati ya Dawidi gusobanura rero abantu ngo Dawidi ntago wasambanye n'umwami ntago byashobokaga ubwo ndashimira amaboko y'Imana yabanye nanjye kandi Imana ikanshoboza kubabarira uyu muntu kandi numva narabonye amahoro ari furu uti tukiri ku bikomere ubundi bikomere hari ibikomere bibiri
katumanze tutandukanyiriza abantu. Hari igikomere cyo cy'umubiri kumwe umuntu ashobora nguko ushobora gukomereka bakagukomeretsa, hari n'igikomere cy'amagambo. Dutandukanyiriza wari ufite ikihe gikomere cyane? Ni igikomere cy'amagambo. Ese umuntu ashobora kubana igikomere cy'amagambo, hari ushobora kuba ati wenda baravuze nanduye sida, hari ushobora kuba ati wenda yarishe, hari ushobora kuba ati wenda narasambanye. Nk'umuntu kumvisha ubwo buhamya bwa mbere kwango twe kubicamo hagati, nk'igikomere wari ufite cyane cyari kihe? Gifite abana bakuru. Umuntu yahimbye inkuru hano muri uyu murenge ya Reshiti yanjye, ahimba ko nafatiwe mu bigori saa 9 ndi gusambanira mu bigori zamanwa. Ubwo ahantu yibeshye nuko yavuze ngo n'umugabo wanjye yarahari. Iyo nkuru yaramamaye ndetse mpagarikwa mu itoro muri ADPR mu Butete, nahagaritswe imyaka 2. Ubwo rero ngewe covid yaraje, covid ije, numvise ari nk'igisubizo kuri ngewe, kuko niba aragapfukamunwa barakambaye abamvugaga, n'itorero barakinga insengero, ubwo abandi bamvugaga, ubwo narahagaritswe nabo barafungirwa. Oya mbibonamo hako kudimana yahagaritse izuba n'ukwezi kubwa Yosuwa iri kurwanira Yosuwa. Utubare twarafunze n'insengero zirafungwa, ariko aho hagati no hagati Imana ifunga izo nsengero yari iri kundwanirira, iri kugenda igaragaza ukuri kw'ibyo bintu ibyo ari byo. Ubwo covid ikimara kurangira nibwo nabajese mwasaza ari ukuri ngo mu magarike biri furu cyangwa mwasaza ari ibinyoma. Ubwo barambora bavuga bati twasanze ari amazimwe, ariko inkuru yageze yari yarageze kure, narataye agaciro ku rwego rukomeye, kuko ngo basigaye ngo babita sinzi ukuntu basigaye bazita indangamirwa. Zazaga mu santire ahantu nkora n'umugabo bakaza gushaka kuntera amabuye mu kazi no mu rugo bakansanga kunuka. Byari ibintu bikomeye muri uyu murenge wa Cyanika, byari ibintu bikomeye byakomerekeje umuti wanjye ku rwego najyaga kwa muganga ndwaye umutwe udasanzwe bakansinziriza. Abana banjye ku ishuri bigaga mu Butete bari bafite ikibazo gikomeye. Uwo muntu wabivuze wabashije kumumenya? Naramumenye nawe yasabye imbabazi. Mwarasenganaga? Ntabwo twasenganaga, yari umukatolike. Yego. Intandaro yo kugira ngo guhimbira icyo kinyoma rero wasanze ituruka kuki? Muradikanyije? Ni umudamu twari tubana mu kibina, musinyira mu kibina ngafata amafaranga, ariko akaba umugabo yaramurimwe amafaranga. Ubwo yari yiteze ko umugabo araza kumusinyira, nge musinyira mu kibo cy'umugabo we. Noneho rero namusinyiye ku cyumweru kwa mbere, uwo mudamu bari barimo amafaranga yari yamaje gusakaza inkuru mu Kidaho yuko nafashwe saa 9 z'amanywa ndi gusambana. Uwo mwasambanaga yaramuvugaga we cyangwa yavugaga? Yaramuvugaga we, yari umwarimu ku kigabana banje bigagaho mu Butete. Yari yaguhereye mu misi. We yananiwe n'akazi, amara icyumweru adakora, yaragiye kwihisha ibutaro. Ariko birumvikana nanjye nakwihise. Ikintu nk'icyo ngicyo kucyakira biravuga. Umutware wawe rero ni umupapa, ni umumama, afite abana, afite n'umutware. Yabyakiye ate iyo nkuru mu kuyivuga? Se yaratahaga koko uko mwari musanzwe mubanye nk'umugore n'umugabo mu rugo, cyangwa hari cyahindutseho? Urukundo rwanjye nawe rwarushijeho. Yambaye hafi ku rwego rukomeye, ku buryo bavugaga ngo hari akantu namuhaye, ndetse n'abadiyakoni bankoreye inama baravuze ngo gute ibi nkuru yakwamamara gutya uyu mugabo akagumya kwihangana, hari ibintu wamuhaye, bari kuvuga ko hari ibintu wamuhaye. Babimbwiriye mu nama nyobozi yateranye. Bakita karyukumva. Nimugoroba rero nibwo nkimara kuva mu nama nibwo umugabo yanyandikiye message, kuko yatekerezaga ko ashobora kwishora mu modoka ikangonga, kuko byari ibintu bikomeye burako byumva gutya, urumva ari ibintu byoroshye, ariko byari ibintu bikomeye. Anyandikira message arambwira ati umuntu uzakugirira nabi azakugirira nabi yarangije kunyica. Iyo message ishobora kwa mbega hari ijambo umuntu umwe yavuze ngo ijambo ryiza rivuzwe mu gihe cyaryo ngo rimeze nk'amatunda y'izahabu kumbe. Iryo jambo ryakomeje umutima wanjye, ntago nzi ukuntu nabivuga. Ndamushimira mbaye hafi muri kiragihe, ndamushimira rwose. Imana imuhumugisha ku buryo naho ibintu byaza amakosa akaba, iyo nibuka uburyo yandwaniye ishyaka, nkibuka uburyo abaye hafi yanjye, mpita numva urukundo yankunze rushobora gutwikira amakosa yose. Umuntu yakwibaza
ubwo rugendo rubayeho baraguharabitse baragusebeje araje asabye imbabazi. Ese itorero mbere yo guhagarika umuntu ko bamanza kwicara bakamuganiriza, itorero ryawe ryarafashe ntambwe kukuganiriza ku byabaye n'ibikuvugwaho? Baranyicaje mu nama nyoboza abadiyakoni n'abapastori. Mushumba arambwira ati bamaje gufata umwanzuro wo kugwagarika kandi ndo mushumba mushyashya hano nta kintu nabikoraho. Cyakora ikintu ndagukorera ndahagara ku rugo rwawe ndakoresha uko nshoboye, umugabo wawe ndamuganiza. Mushumba yabaye hafi y'urugo rwanjye ku rwego rukomeye, ntabwo yashobora kumara iminsi 2 ataje kureba umugabo. Ese byakugizeho ingaruka yi? Ese uri kumva uri kubyemera nk'uko? Nabyemera nk'ukuri gute kubavuga ngo nanjye namufasheho? Nabyemera nk'ukuri gute? Amaze kugusaba imbabazi nibwo itorero ryakubabariye cyangwa itorero ryakubabariye mbere ukagusaba imbabazi? Itorero ryambabariye ntabwo bigeze bambabarira, ni kwa kundi bakwikiza gutyo bakavuga ati n'ubundi nta bimenyetso afite bimushinja, reka dupfe kumubohora. Kuko n'uyu muntu akimara kutsaba imbabazi, itorero abamwe bo mu itorero baravuze ngo hari amafaranga namuhaye, ikigeragezo kimaze imyaka 5 na nisa kikaba kimfiteho ingaruka. Gute nagiye kumuha amafaranga ancijure se acijure ngo binyimarire iki? Ubwo rero itorero ryo ryampagarize ryambohoye kubera ko bumvaga ko bishobora kubagiraho ingaruka, kubera ko batekerezaga ati uyu mugore naramuka agiye kuturega biratuzana ibibazo, nubwo kuva ari nta bimenyetso dufite reka tumubohora. Ariko bamwe baranoshanaga, najya mu rusengero ugasanga abantu bari kunoshana, dore ki wa musambanyi wa mugabo gorucaga inyuma umugabo. Najya mu cyumba cy'amasegesho abantu bagatangira gukinga inzugi ngo tugiye gufata umugore waciye inyuma umugabo we babizanye mu buhanuzi. Muri icyo gihe se bakikuvuga bakikuvuga ayo makuru ameze gutyo, wari ukijya warakomeje mu materaniro cyangwa wabaye nk'ubihagaritse kugira ngo umanze nibura nawe uyakire? Ndabyibuka umuntu umwe wagize uruhare mu guhagarikwa kwanjye, yigeze anzanira igaburo ryera ndi mu rusengero. Ndavuganije ntago uri bumigabura abandi bari burime, kuko hari n'igihe nageraga mu rusengero, nagera mu rusengero banyura imbere yanjye kubera impamvu yo gukomereka, ngahita nsohoka hanze ngataha. Yaguhaye igaburo ryanga? Ndaryanga ndavuga niwo ntago wamigaburo. No, ubwo naryohora sinzongera kurya igaburo ryera. Yego. Abandi barizanye? Ndarirya ariko n'ubundi urumva ntago nari nakabohotse ngo mbabare buri wese wagize uruhare mu bikomere byanjye. Ariko nafashe umwanya wo kwandika aba bantu bankomerekeje, mfata umwanya wo kubandika ndavuga ngo mfashe umwanzuro wo kuba baraguhera uyu munsi ntago nzongera kubatekerezaho. Nibwo nabohotse umutima wagiye, najya mu rusengero nkagira ibihe byiza, najya mu rusengero nkumva bigufashwa n'ijambo ry'Imana. Ariko muri ibyo bihe ntago nashoboraga gufashwa, ahubwo igihe cyose nabaga ndi mu rusengero yenda babandi bampagaritse cyangwa abadiyakoni banyura imbere yanjye ngahita numva intimbiraje ngahita nturika nkarira. Ariko kugeza uyu munsi numva narabohotse kandi narababariye abantu rwose. Rumwe mu bantu bagiye kuvuga ubutumwa hano mu Rwanda, bavuze ubutumwa hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, yaba Uganda cyangwa se muri Mozambique. Muri icyo gihe byari bimeze gutyo uhagaze, waba waragiye ku myandi matorero kuvuga ubutumwa cyangwa warakomeje nawe ubwawe uri hagarika hose? Ivuga butumwa narikomeje nkimara kurangiza ishuri ryanjye rya TTS, maje kuba umumisiyoneri. Ariko na mbere yaho ubwo igihe cyarageze ibikomere ndabita ngenda mbyikuramo buhoro buhoro, ariko ntarabohoka mu mutima. Nkajya kubwiriza ubutumwa, nkabwiriza ubutumwa bwiza, nkajya bakantumira nkagenda nkabwiriza ubutumwa bwiza, ariko nkomeretse. Umutima ukagukomanga ati aho nambariye inkindi bari kwanyambika ubutumwa. Numvaga ntashobora kubwiriza ubutumwa mu butete, ku buryo hari n'igihe bambwiye ngo nimbwirize ubutumwa mu butete, ndabwa ntago nari nabohoka. Ndumva ntabishobora guhagara mbere y'iteraniro nakomerekeye. Ubwo se bavuga ibiki abantu? Shange najya nkabacurira. Haleluya. Naramagaritse ko Imana yangiriye neza. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko utarakira ibikomere. Rubabarira byose, rukizera byose. Niba ntarakira ibikomere, nta mpamvu yo kujya gukomeretsa n'abataragize uruhare mu gukomereka kwanjye. Twagiye kuri za ntambwe nke zo gukira ibikomere. Umaze kumenya igikomere cyawe noneho, igikomere cyawe umaze kukimenya ko ni icy'urugamba. Ariko ubundi abakozi b'Imana baravugwa cyane. Hari igihe hari umukobwa w'umuhanuzi twaderutse kuganira,
ndamubwira niyo se ko imyaka ibaye nka 30 utarashaka kandi numva ngo abakobwa b'abahanuzi ngo baragumirwa benshi ahubwo bamukuye kandi umuvuga butumwa ntabwo ari wagakijijwe wamukuyeho umugabo uri umuvuga butumwa cyane ntabwo ari wagakijijwe ngiye ku myaka yanjye 20 nari mfite umusheri igihe cyacu umuvuga butumwa akaba n'umunyamasengesho ukomeye ku rwego rwanjye icyo gihe wakiga kubwiriza ubutumwa ukazana abasore nk'icumi bagukurikiye bari kukubwira bati ndagukunda ntabwo nigeze ngira ikibazo ngo ngire ikibazo ngo nta muntu wo kumbwira ngo oya iki gihe warahanuraga ya nyagasani abakobwa b'abahanuzi barabatinya ntago biterwa hari igihe umuntu aba afite umwuka agahanura muri kamere ya kamere n'ibikomere bye akabigenda bakazamukira ukabona ari guhanura imitsi yareze ariko ntago ariko guhanura no ahita ifuhe ya oya umwuka w'Imana urafuha nta ibyo ngibyo ni ikigaragaza ko uyu muntu ashobora kuba yarakomerekeye mu rusengero akaba afite ibikomere byo mu rusengero noneho Imana yenda yahishurirwa umuntu ari umusambanyi akabizanamo na wa mujinya gutyo ariko ntago ari uko bimeze Imana ni urukundo kandi umutima wa kibyeyi w'Imana uhenda Imana yingingira muri twe abantu kugira ngo bihane bahinduke. Exactly. Nibutse abantu yuko turi kumwe na Montana Visitors Hotel hereye mu Cyanika naho twicaye hanga mu Cyanika cyangwa mu Kidaho ariko kandi turi kumwe na Centre Pastoral Notre Dame de Fatima bafite ubushobozi bwo kwakira nibura ubukwe bune mu cyumweru cyangwa se ku munsi umwe jardin ebyiri na salle nini salle polyvalente bakagira na dusare dushobora kwakira amanama amahugurwa n'ibindi birori bigiye bitandukanye bafite bare nziza snack bare bakagira amashambre meza aho kuri amaheza mu bagane na restaurant yabo ni nziza cyane tukumwe na Lipia restaurant ere mu Musanze imbere ya ADPR bateka neza bagabura neza rwose bahereze komande muri benshi barabagabura ndetse babafate neza. Bosco Design yambika abasore muri Goiko floor ya 4 Teacher Shop yambika abakobwa muri floor ya 5 abo bose mugende mwagana kugira ngo ibintu birusheho kuba vizuri sana. Ndacyari kumwe na Christine agiye guhita tubwira ibikomere umaze kumenya igikomere cyawe nta wundi muntu wo kukuvura igikomere mbere yo kukira indwara urayirata igikomere cyawe amaze kukimenya wakivuyemo gute? Jewe narakimenye maje kukimenya nkigira icyanjye numva ntago ngomba guhunga igikomere uko byagenda kose iki gikomere ni icyanjye kandi narakomeretse rwose nemera ko nakomeretse ari gihe umuntu akomereka ariko agahisha abantu ko yakomeretse maje kumenya ko nakomeretse rero bijya bikomere nabishyiriye Yesu fata umwanya wo gusenga Imana ndavuga nti ibi bikomere nabikomeretse kandi hari abantu babigize mu ruhare nyambika imbaraga zo kugira ngo mbabare abantu mfata ikaramu nandika ku murongo abantu bose bagize uruhare mu gukomereka kwanjye kuva naba umukobwa w'umwangavu kugeza mbaye umugore w'imyaka 40 amaje kubyandika rero nibwo nafashe umwanzuro wo kubabarira buri wese wakomerekeje umutima wanjye ndavuga ngo guhera uyu munsi aba bantu ndabababariye baza kutsaba imbabazi batasaba imbabazi ariko ngewe ndabababariye. Icyo ni cyambere umaze kubabarira urabohotse. Ingingo ya kabiri iravuga ngo nukumenya wagukomerekeje kumumenya waramusanzura mwegera murababarirana ese kumenya uyu munsi wa none kuya ngo wikire wiyakire neza uwo muhe yakugabura ibiryo ukabirya kungaburira ibiryo nkabirya byaterwa naho abingabuririye kuko kubabarira umuntu ntago bivuze kongera kumushyira mu byuma mbandani by'umutima wanjye niba narababariye umuntu niba yenda namwifurizaga ibibi cyangwa ashobora kuza kusaba amafaranga nkayamuha ariko ntago bivuze ngo ndongera mu ikaze nongere ngira umubano wimbitse hagati yanjye nawe. Bibiliya iravuga ngo umunyamakenge yabonye ikintu kibe kije aragihunga. Ese koko niko bimeze ikibi waragihunze cyangwa se ufite uburyo bwo kukirinda? Mfite uburyo bwo kukirinda kuko hano hose naraho korotiye. Yego. Okay. Ubundi biravuga ngo ku musozi Sinayi hari byinshi baboneka nk'ibisubizo iyo umuntu ababaye atishimye agize ate muri icyo gihe hari gusenga birumvikana n'imbaraga zo gusenga hari wageze baraziracika no gukora urugo rwanjye ndabinanirwa. Yego. Kuko hari igihe nabyukaga ndi kumva afite intege nke kubera umunaniro ukabije naraye nicaye ndi kureba ntago urabarara wicaye ngo ujye gukata imyenda y'abandi ntago byashoboka. Yego.
gukira ibikomere icya gatatu kiravuga ngo icya gatatu ni ukwandika ingaruka byakugizeho rero cyinshi wari wabitubwiye bimwe mu ngaruka byakugizeho harimo kudwara umutima cyangwa se hypertension harimo no kunanirwa gukora yego ndetse n'umunaniro ukabije guhora naniwe nkumva mfite umunaniro ukabije yego waba warigeze utekereza ko wakwimuka ukava hano ukajya gutura kure y'abantu bo mu Butete? Ntabwo nigeze mbitekereza kuko nta bushobozi nari mfite bwo kuhava, ariko iyo mba mfite ubushobozi mba narahavuye yego. Ntabwo wigeze wumva kuri wowe ari nk'igisebe imbere y'umugabo wawe dukuyemo abandi bantu nubwo umugabo wawe yaragushigikiye? Ntabwo wigeze ubimuganizaho nanga kubaza ati se koko ukuri kubivugwa guhuriye he n'ibintu n'ukuri kwawe? Hari igihe yacitse intege najya mwivuga ubutumwa akakajombamo nk'akajambo none najya mwivuga ubutumwa nkitwaza umwana wanjye w'imfura nk'umuhanzi kugira ngo yenda nitugera mwivuga butumwa aze aha ise amakuru. Avuga ati mama twari kumwe twarahanye byagenze. Icyanyuma tugana no ku musozo, inzira ya kane ni ugufata bya bikomere ukabishyira ku Mana. Ugafata bya bikomere ukabishyira ku Mana. Iyo umaje kubishyira ku Mana, Imana ikwereka uruhare rwawe 1%. Ushobora kuba warakomeretse ukagirana ikibazo n'umugabo cyangwa ukagirira ikibazo n'abaturanye cyangwa nyoko bukwe, ariko uruhare rwawe rukaba ari 1%. Ryari 1% rikaba ari moteri ishobora kwatsa umuriro mu muryango cyangwa gukomeza ikibazo mu mwanya ikibazo cyakagombye gukemuka. Iyo umaje kumenya 1%, ngiye nkimara kumenya 1%, yenda ku mugabo wanjye n'abana banjye, kuko abana banjye narabareze mu buryo bukomeye bukakaye, ndavuga narakomeretse. Ntabwo nshaka ko hari umwana ushobora kuzagira ikintu gishobora kongera kunsebya ngo havuge ngo yende uyu mugore niko yareze abana be nabo babayiribirara nkawe. Ibintu nk'ibyo bituma rero abana banjye mbarera mu buryo bukomeye. Nkimara kumenya rero uburyo ngomba gusohoka mu bikomere, namenye rimwe ryanjye ndagenda nsaba umugabo wanjye imbabazi, n'abana ndababicaza ndababwira ni mu ngote mwese barango tamaje ku ngote, ndababwira ni rero mu by'ukuri ndabasaba imbabazi kubw'amakosa nabakoreye kubera imbaraga z'ibikomere. Hari igihe nabyukaga kubera uburakari, ikintu mfashe cyose ngo ushobora kugikubita umwana cyangwa umwana najya kuva nkumva namubwiye nabi nkamubwira nabi kubera ibikomere nararanye. Kuruhara abantu baba barakomeretse ariko bagakomereka, baragiza gukomereka bagakomeretsa n'abana babo n'imiryango yabo igakomereka. Ndababwira yuko iyo wakomeretse ni ibikomere byawe, menya ibikomere byawe wirinde guhutaza abandi. Yego. Hari iyo umutima ubabaye cyane nta cyaha wakoze, uruta umutima wakoze icyaha kubabara. Yego. Kuko wakoze icyaha bari kwicuza agasaba n'imbabazi, ariko wakomeretse nta cyaha ufite ubabara kuruta wa wundi wakoze icyaha. Nibyo iyo wabishiriye Yesu aguhishurira uruhare rwawe. Hari igihe ukomeza ibintu bitakagombye gukomera, ukabiha uburemere bitakagombye kugira. Mw'icyo gihe rero iyo wamaje kumenya uruhare rwawe urarukosora kandi ibintu bikagenda neza. Alright, tugana ku musozo, wenda uyu munsi hari icyo ufite waganiriza abantu baduteze amatwi bakurikiye, tutavuze wumva nk'ubutumwa wahereza undi muntu wakomeretse nkawe cyangwa se wakonye muri iyo sura cyangwa se umuntu wakumvishe muri iyo sura kandi atari yo yawe, icyo wamubwira kuri uyu munsi wa none? Icyo namubwira abantu bambaye hafi ntago ari benshi cyane ariko barahari. Ndabashimira ko bambaye hafi kandi bakandwanira ishyaka, kandi n'abantu bashobora kuba baragize uruhare mu ntambara zanjye nkaba ntarabagezeho. Ndi kubabwira ngo natanze imbabazi kuri buri wese n'uwambonaga kamunga, narababariye kandi mbivanye ku mutima. Nongeye gutanga imbabazi ku muntu wese wakomerekeje umutima wanjye. Okay. Nshimire mwe mwese mwadukurikiye kuri Iris Rwanda TV. Niba utarakora subscribe kanda aho ngaho handitse sub ahantu hari umutuku, wanadusura kuri website ya irisrwanda.com ubundi ugasoma amakuru yacu aba ariho.
ukeneye kwamamaza gendana natwe ariko reka nsoreze ku butumwa bwa Wisdom School bafite amashami 17 muri iki gihugu cy'u Rwanda duhereye Nyamasheke bafite amashami 2 Karongi bafite amashami 2 muri Burera bafite ishami rimwe Musanze bafite amashami 2 muri Susa ndetse na Wisdom School gana mu Gashangi hari main ndetse bakagiraho na Gardien hari ya hafi ya Yaounde bakagiraho bita Ufumbwe muri Rwamagana bakagira Kayonza amashami 2 na Kabarondo amashami 2 komeza ubane natwe mwakoze cyane Kristo tugushimire cyane murakoze cyane Imana ibahe umugisha kandi namwe mwarakoze kumba hafi asante kunganiza muri kiragiye byari ibintu bikomeye okay. yeah.